mperuka hano ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu, nibwo mperuka hano. Ndumva ari nabwo nahagaze ahangaha. Mbere yaho nari nagize urugendo ndagenda, nabwo mu mara iminsi tutabonana, bivuze ngo maze hafi igihe kigera nko ku kwezi hafi n'igice hari abantu bamwe tutabonana. Ariko murabona uko mpagaze uku n'imbago, ntago ariko nahoraga ngenda. Satani yarandashe ariko yafashe ubusa, ndashima Imana. Haleluya! Imana yaranyimanye, abagiye bansura barabizi. Ku itariki 10 nyine z'ukwezi kwa gatatu naraguye kandi ngwa ndi mu rugo, ngwa mu muryango, igufa rihita riracomoka rya hano mu aho bita ngo ni mu bujana, riracomoka. Kuva icyo gihe mba mu rugo, ubundi mva mu rugo ariko ngiye kwa muganga. N'ubwa mbere kuva icyo gihe cyose mbashije kuza mu rusengero, ni nabwo mbashije gusohoka mu rugo ngo njye mu muhanda. Ariko nabonye ineza y'Imana mu by'ukuri. Satani we icyo yaragambiriye yashakaga kunyica. Iyo nza kugwa nkakubita akagatwe k'inyuma ahantu naguye, hari agasima gato y'inyuma yanjye, mwari kumva byarangiye. Kandi mu mugambi wa Satani hari harimo urupfu, kuko ndibuka umunsi nsohoka hano kwa gatatu, narasohotse ngeze hano hanze ntashye, umumama umwe arambwira ati senge cyane kuko Satani arashaka kukwica, urupfu rw'impanuka. Rero kuba naramugaye gutya numva ni ibisanzwe. Satani yafashe ubusa kuko ndi kumwe n'abana banjye, ndi muzima. Haleluya! Ikindi kandi ndacyafite ibyiringiro muri ngewe bifite ubugingo. Imana iracyari muri nge, nuzuye amashimwe mu mutima ku buryo numva nabuze aho nabihera. Abantu bamwe bambuzaga wigenda kubera icyo ugiye utarakira, bamwe nanabatorotse ntibazi ko naje. Nabwe ni muceceke ntagira umuntu uvuga ko nagiye, kuko numvaga nkumbuye mu nzu y'Imana. Hari abantu babona kuba mu rusengero bakabifata ni nko kuza kugira ngo nyine amasaha aba yicuma, abandi bakabifata nko kuza gushaka umunezero, ariko ntago ariko bimeze. Kuza mu nzu y'Imana ni ukuza gushima Imana, ni ukuza gutamba ibitambo by'uko turi amahoro. Nanjye rero nda amahoro, niyo mpamvu mubona naje. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ikintu cya mbere cyari gushima Imana ko yanyimanye. Imana yimanye ubugingo bwanjye, Imana n'umubiri. Haleluya! Imana rero ibaho umugisha. Nkuko baye babwiye, ndi umuvuga butumwa hano. Muri ubwo burwayi Imana yagiye inganiriza ibintu byinshi cyane. Nararaga ndota ndi kubwiriza, nkashaka uwo mbwiriza nkamubura. Najyaga mvuga ubutumwa kuri cano, ngira cano njya mvugaho ubutumwa, sinabashaga kubikora kubera ko sinabashaga kuva mu nzu. Ibyo byose Imana yemeye ko uyu munsi mpagarara hano. Kuba mpagaze ahangaha Satani aramwaye, kuko icyo yashakaga ntago yakigezeho. Ntatinze rero reka tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva. Ni igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice 2. Reka tubanze duhere ku gice cya mbere cyo Kuva, umurongo wa 15. Turaza gusoma no ku bice 2 ho imirongo mikeya. Igitabo cyitwa Kuva, igice cya mbere, umurongo wa 15 turakomeza. Haravuga ngo ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. Ababyaza bategekwa guhotora abahungu bavuka. 15. Hariho ababyaza b'Abaheburayokazi, umwe yitwa Shifura, undi yitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati nimubyaza Abaheburayokazi mukabona bicaye ku ntebe babyariraho,
nihavuka umuhungu mujye mumuhotora, ariko nawe umukobwa abeho. Maze abo babyaza bubaha Imana, ntibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza, arababaza ati, ni iki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati, ni uko Abaheburayokazi batamera nk'Abanyegiputakazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Haleluya! Ako kantu niko nshaka kuvuga. Satani afite ukuntu agutegera ahantu, nk'uku nanjye ndimo mbibabwira. Ubu ngubu Satani agira abakozi, icyo turacyemeranwaho. Satani agira abakozi, nk'uko Imana igira abakozi, Satani nawe agira abakozi. Imana ikoresha abantu, Satani nawe agakoresha abantu. Iri jambo tugiye kuganira, ndashaka kukubwira ngo Imana yategetse ko ugomba kubaho nubwo ibikwica bihari. Haleluya! Imana yategetse ngo baho nubwo ibikwica ari byinshi. Farawo ngo yigiriye inama, aravuga ngo abana b'abahungu ntibagomba kubaho. Aragenda ngo ajya kwa muganga, aho ababyeyi bajya kubyarira. Ngo arababwira, abwira aba baganga babiri, umwe witwa Shifura, undi witwa Puwa. Arababwira ngo ntihazagire umwana w'umuhungu, ntabwo ari abahungu bose, yari afite abashaka. Ntihazagire umwana w'umuhungu w'umuheburayo uzababanaho, bakivuka mujye mubica. Aba baganga banga kumva itegeko rya Farawo, ariko bashaka uburyo nyine bidefanda. Ariho dusoreje, ababyaza basubiza Farawo bati, ni uko Abaheburayokazi ni abanyembaraga, iyo bageze ku gatebe babyariraho bahita babyara, turahagera tugasanga babyaye, ntituzi ukuntu bigenda. Muririmbyi ararimba ngo sinzi uko ubigenza, sinzi n'uko ubikora. Ibintu Imana ikora ntago tuzi uko ibigenza. Haleluya! Nta nubwo tuzi uko ibikora, si uko ibiturwanya bidahari. Abagore b'Abaheburayo, Abaheburayokazi, ngo bagera kwa muganga. Bya bindi abantu mwese mwabyaye murabizi, muganga arapima akajya akubwira ngo ugeze kuri 2, akongera akakubwira nyuma y'amasaha angahe akakubwira ngo ugeze kuri 4, gutyo gutyo kugeza ugeze ku 10 ukabyara. Ariko ngo Abaheburayokazi ngo barazaga, bakihagera babapima bagasanga bari kuri 2. Muganga akagenda, yashaka akajya kumva urunana, yashaka akajya kurya, yashaka akajya kuri WhatsApp, akavuga ati pu ari kuri 2, nagera ku 9 ndaba ndi tayari kuniga umwana. Akibwira ngo ari buniga umwana, akajyaho ngo agategura n'ibikoresho. Umuheburayokazi agahita atungurana, mu kanya gato bakumva umwana ararize. Haleluya! Wamaze kubona umwana ntawamuniga. Nje kukubwira ngo Imana igiye gutungura abadayimoni. Haleluya! Imana yo mu ijuru igiye gutungura Satani. Imana yo mu ijuru igiye gutungura ibyaguhigaga, byari bizi ko byagufashe, byari bizi ko bigiye kukwica, ariko bizahagera bisange wasingiriye ibyawe. Haleluya! Ngo Farawo arababara. Farawo aravuga ngo umugambi wanjye ndabona utarimo kugerwaho. Arabwira ati mwebwe murimo kunkora ibiki? Mwebwe mbabwire misiyo, mbabwire uko mugomba gukora ibintu, nimurangiza ahubwo mbona abahungu bakomeje kubaho. Umuririmbyi yaherutse kuririmba aravuga ngo baho, ngo wongere ubeho, ngo genda ubeho. Haleluya! Ngo nawe magufa yumagaye genda ubeho. Imana ibasha kubeshaho umuntu ibimwica bihari. Imana ibasha kubeshaho umuntu agoswe n'abanzi. Nababwiye ngo Imana igira abakozi, ariko na Satani agira abakozi.
ubu kumera gutya kuvunika ntago ari uko ntazi kugenda, si uko nari narangaye, ni abakozi ba Satani. Hari abantu bita ngo ni abagenti ba Satani, mu mvugo y'iki gihe ngo ni abakonikoni. Uzajya kureba usange umubyeyi atwita inda ayimaranye imyaka 2. Ibyo bintu bikorwa n'abakozi ba Satani. Ubundi ku mezi 9 umubyeyi aba agomba kubyara, abandi ngo inda zikabura, wamureba ugasanga ameze mbese mu nda ni 0. Abatekinisiye mbabwire baratekinika, ariko dufite n'Imana igikoze isoni abarozi. Haleluya! Uzajya kumva, njye najyaga nibaza, umwana uvukiye imyaka 2 avuka yarameze amenyo? Ni ukuri nta menyo aba afite. Kandi umwana wamaze kuvuka ku myaka 2 abazi no kuvuga, abazi no kugenda. Mwumva izo mbaraga turwana nazo. Umwana bakamushyira iyo, bakamufungira nayo bakamuboha, ariko Imana ikamubohora ikavuga ngo ugomba kuvuka. Nubwo abagenti ba Satani baboshye, ugomba kuvuka. Umwana akavuka akabaho. Ndibuka cyane nk'ababyeyi mwabyaye, uzarebe hari igihe ujya kwa muganga kubyara ugahura n'undi usohokanye umurambo, ukabifata nk'ibisanzwe, ukibwira yuko wowe ngo wagendaga neza, ngo ntiwigeze uvunika, ngo waryaga ibiryo bifite intungamubiri, ngo niyo mpamvu wabyaye umwana muzima. Oya, nuko Imana yahakubereye. Buriya kwa muganga niba hari ahantu Satani akorera cyane, kwa muganga aragenda akaniga impinja. Hari igihe usanga hari periode yo gukuramo inda, wagera ugasanga ababyeyi bose inda zirimo kuvamo, kuba wowe inda ikirimo. Yuha Imana icyubahiro. Ntago ari uko Satani yakijijwe, ntago ari uko Satani yakugiriye impuhwe, ahubwo Imana yarahakubereye. Umukozi w'Imana yaravuze ngo hawe ntihari kuba hakibukwa, ngo nuko Imana yahakubereye. Ngo ibyo uvuga ntago uba ukibivuga, ngo uba wararuciye ukarumira. Narinje kukubwira ngo ibiguhiga ni byinshi. Farawo umugambi wo kwica abana b'abahungu uranga. Buriya muzi impamvu yashaka kwica abahungu? Buriya ufasha abana b'abahungu ukabica cyangwa abagabo, nta yindi generasiyo yabaho. None se abamama babyara gute badafite abo babyarana? Satani ni umugome. Yaravuze ngo twice abahungu kugira ngo Abaheburayo, ubwoko bw'Abaheburayo buzimangane. Muri iki gihe turimo, muri uku kwezi kwa 4 mu Rwanda, turimo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Buriya umuntu upanga kwica ubwoko akabumaraho nuko bashaka ko bushiraho. Buriya Farawo nawe yashakaga kwica abahungu b'Abaheburayo kugira ngo ntazagire ubwoko bw'Abaheburayo bwongera kubaho, ariko ntago byashobotse. Abanyarwanda baciye umugani ngo ntabapfira gushira. Uyu munsi hari abantu barokotse iriya jenoside n'ukuntu yari iteye ubwoba. Satani yafashe ubusa. Rero nagira ngo nkubwire ngo amaze kuvuga ngo abana bose b'abahungu bapfe, Abaheburayo kazi bakabyara ababyaza batarabageraho. Muri uko kurokoka harokokamo umwana witwa Mose. Igice cya 2 kivuga amakuru y'uyu Mose. Mose ngo nyina amaze kumubyara ngo ajya kumuhisha ahantu ku ruzi, ngo mubohera akantu k'akato amushyiramo. Abwira mushiki we ngo ugende ujye hirya ye witegereze ibimubaho, hatagira igisimba kimurya, hatagira umuntu umwiba. Ngo mushiki we ngo aragenda ngo ajye hirya ngo akamwitarura. Nabitekerejeho ndavuga nti nk'umuntu wabyaye gufata umwana ukamushyira hejuru y'amazi akareremba, nukuvuga nta yandi mahitamo. Ariko naho ngaho ubona nta mahitamo, Imana igiye kuhakurindira. Haleluya! Hejuru y'amazi ubasha kubaho, mu rwobo rurerure ubasha kubaho, intare zishinyitse ubasha kuzinyuramo. Haleluya! Mose abaho. Amaze kubaho, hari akantu nakunze ku murongo wa 5 ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira ku ruzi. Abaja be bagendagendaga ku nkombe y'uruzi, abona ka kato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana.
agapfunduye abonamo umwana arira, aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Haleluya. Uzi ko ushaka kugiririrwa impuhwe n'uwari kukugirira nabi. Sinzi ukuntu Abaheburayo basaga, ariko bishoboke ko bariho ubwiza bw'Imana. Kuki yarebye agahita amenya ngo uyu mwana ni Umuheburayo? Natekereje ibintu byinshi. Ibwami habayo pisine, utazagira ngo yari yabuze aho yogera. Hari pisine nziza, amazi akonje n'ashyushye, ariko kugira ngo Imana irokore umuntu wayo, umwana wa Farawo, umukobwa wa Farawo yumva agize icyokere kidasanzwe, abwira abaja be ngo nimuze tujye ku ruzi. Baramubuza, baravuga ati hariya habamo imisundwe, hariya habamo inzoka, hariya amazi nta buziranenge. Aravuga ngo nimundeke, ngende umva ashaka koga mu ruzi. Inzira z'Imana zirenga 1000. Ngo arangije ngo aramanuka, ngo ageze ku ruzi ngo abona ngo akantu ngo kakato ngo kareremba hejuru y'amazi. Abwira abaja be ngo nimukazane, bapfunduye basangamo umwana w'umuhungu. Arangije abwira wa mushiki wa Mose, aravuga ngo washakira umuntu wanderera uyu mwana. Urumva inzira z'Imana, sinzi nibizi nkuru muzizi. Noneho mushiki wa Mose ahita abwira umukobwa wa Farawo ngo ngenze umuntu wamukonkereza, ngo ngaho munjyanire bamwose, nacuka muzamunzanire. Kumbe mushiki wa Mose amushyiriye nyina direct umubyara. Noneho agiye kwemerwa kumwosa atamuhishe. Haleluya. Hari uburenganzira wambuwe Imana igiye kuguha. Haleluya. Ubu hari uburenganzira utari ufite. Hari ibintu wakoraga ukajya kwihisha ngo batabimenya, kandi atari bibi kubera kutabyemerewe, ariko Imana igiye kuguha uburenganzira. Umwana akajya yonka ntawe umuhishe, batamujyanye mu gikari, batahishe agashuka ngo batamenya ko ari umwana w'Umuheburayo warokotse Farawo. Aramwosa, amaze gukura aravuga ati wa mwana we, nubwo yamwosaga aravuga ati nubwo nkonsa ndi nyoko, nari naraguhisha kugira ngo udapfa, ntuzanyibagirwe, nunajya ibwami kwa Farawo uzahora wibuka kuri Umuheburayo. Imyaka bamubwiye kumwonsa irangiye, arongera asubirayo. Igihe cyaje kugera Mose amenya ko ari Umuheburayo, asanga kuba ibwami bitamurutira kwitwa Umuheburayo, aremera avayo. Haleluya. Aremera ajya kubabara. Mwumvise ukuntu hari aho yagiye mu butayu ahunga, ngo yasanze abantu babiri barwana, ngo arabakiranura. Arangije ngo umwe ngo aramwica mutaba mu mucanga, agira ngo byararangiye. Ariho hahandi yageze akabona igihuru cyaka, agiye kucyegera yumva ijwi rivuga ngo kwetura inkweto. Iryo jwi ryamubwiraga kwihana icyaha yakoze cyo kwica, kandi we yarazi ko nta wamubonye. Amaze gukwetura inkweto ajya mu butayu, arababazwa kugeza ubwo Imana imucura, imugira umukozi wayo. Uyu Mose ni wandi wajyaga kwa Farawo, Imana ikamutuma agateza ibyago 10 muri Egiputa. Nawe ntutangazwe n'ibikubaho, Imana yakurokoye kugira ngo izagukoresha iby'ubutwari. Haleluya. Imana yakurokoye kugira ngo ikwereke imbaraga zayo. Twabonye imbaraga z'Imana. Na n'uyu munsi hari igihe abantu bambona bakibaza niba koko mu by'ukuri ari ngiye bari kubona, nkuko nawe hari igihe bibaza. Hari ijambo Yesu ngo yigeze akiza umuntu ngo wavutse ari impumyi, ngo yanyura ku bantu bakavuga ngo ariko suriya niwe, abandi ngo ariko asa nawe. Arangije arababwira ngo ninjye. Hari igihe unyura ku bantu bakagusiganira, bakajya bavuga ngo ko tubona ari wese, ko tubona seka nka wese, ko tubona bareshya. Abandi batise ko yakeye cyane, ese ko asa neza, se runaka yakwitwara mu modoka, se runaka yakwiga amashuri. Uzababwire ngo ninjye. Haleluya. Twarokotse inkota ya Farawo, twarokotse ibigeragezo, twarokotse intambara, twarokotse ibyaduhigaga. Ijambo ryavuze ngo Abaheburayo babaga bakicaye ku gatebe babyariraho, bazi ko bari butinde, iby'Imana bigahita byihuta. Narinje kukubwira ijambo ry'ubuhanuzi ngo Imana ituritse igitangaza cyihuse mu izina rya Yesu. Ndakubwiza ukuri, Imana ituritse igitangaza.
utitaye ku myaka ubaye umushomeri, Imana yaturitse igitangaza nawe ukajya gukora nk'abandi. Hari abantu bibwira ngo kuba akora ahantu heza, hari igihe usanga umuntu muri biro akajya yizungurutsa kuri ya ntebe we arya umunyenga, ntiyibwire ko kuba yicayeho hari abandi bayihozeho bagiye. Buriya aho wicaye hahoze abandi, ni ukuri kose. Nuzajya wizungurutsa no kuri iriya ntebe, nutayibera amaso, Farawo yiteguye kuyigukuraho. Ariko bera amaso iby'Imana yagukoreye. Ariko nawe utarabigeraho, nkuzaniye inkuru y'ihumure ivuga ngo ntawe bitabera. Abanyarwanda bagiye bavuga ngo nta bihugu bitabera, nta bitugu bitaberwa n'ikoti. Ni ukuri, nicyo kintu narakibonye. Nta muntu wambara ikoti ngo umubwire ngo iwe ntirimubereye. Uryambaye wese ubona agiye ku murongo. Nubwo yaba afite ibitugu bihengamye, hari ukuntu bashyiramo ibintu hano bigahagarika neza ibitugu, n'ukuri ukabona umuntu arabereye. Ikindi kintu cyantangaje, nta mubyeyi utaberwa no guheka. Ntawe ndabona ngo bavuga ngo uriya we ntibimubereye, ntawe ndabona. Bivuze ngo nawe kubyara byakubera, nubwo umaze iminsi, nubwo umaze imyaka nta mwana, nawe uhetse byakubera. Ikindi kintu nabonye, nta mugeni utaberwa n'agatimba. Muzambwire ninde wakambaye bakavuga ngo pupupupu ngo uriya ntibimubereye. Ntawe. Umugeni wese nubwo waba wari umuzi, usanga abantu barunguruka, ukabona bavuga noneho yabaye Miss. Nta mugeni mububaho. Muri ibyo bintu bitatu wumve ko nawe hari icyo Imana yagukorera. Nawe byakubera wicaye muri biro wizungurutsa ku ntebe, nta bintu byo guhaguruka ngo ngiye kuzana kiriya ifite amapine uragira gutyo ugenda ugifata. Nawe byakubera. Ariko kuba uri mu butayu ntabwo bivuze ko Kanani yawe idahari. Ubundi nta Kanani utanyuze mu butayu. Nta butayu nta Kanani. Nkuko hari abantu bajya bavuga ngo nta Yesu nta buzima. Hari ukuntu ibintu biba byubatse. Haleluya. Nta bigeragezo nta gutabarwa, nta kurira nta guhozwa, nta kubabara nta guseka. Nubona rero uri guca mu bihe bibi, ntiwumve ko ariko bizahora. Imana ije gutungura ubuzima bwawe. Njyewe sinzi ukuntu ibyanjye bijya biza, iteka ryose Imana irantungura. Impamvu byitwa ibitangaza nuko biza bigutunguye ugatangara. Ariko umuntu akubwiye ngo, urugero akakubwira ngo saa 8 urakira amafaranga, nukuri ntago mbifata nk'igitangaza. Ariko yayandaza gutya nkabona ndayabonye, nayateganyaga nta n'uwayambwiye, ngiki gitangaza. Ibyo utigeze utekereza mu bwenge bwawe, ibyo utigeze utekereza ko byakubaho, nibyo Imana igiye gukora, nawe utangare. Buriya ntago Imana imeze nk'abantu. Hari igihe abantu bareba umuntu bakavuga ngo uriya ntiyagirirwa neza n'Imana, ngo nkurikije aho avuka ibibazo ngo ubu hari uwanyemera. Nawe Imana ushaka umeze nk'uko umeze mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Nyiringabo Imana, turagushimiye kuko uri umubyeyi mwiza, turagushimiye kuri Imana igitwimana. Ijambo ryaratubwiye ngo uje gutungurana ibyashaka kutwica bitaratugeraho. Ndibuka rya jambo rivuga ngo ukuntu ngo wafashe inziga z'amagare ya Farawo, ngo ukuramo ngo inziga zayo, ngo amagare akajya kurana biruhanije. Abisirayeli bambuka Yorodani bagera mu gihugu cy'isezerano. Mu izina rya Yesu Kristo, reka urengera aba bana bawe Mana, bafite ibyabatinzaga, bafite ibyatumaga batinza kuri kariya gatebe, hose
Satani yashakaga kubanigira, ashaka ko amasezerano yabo adasohora. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze kugira ngo barengere. Rengera abakobwa babwiye ubukwe, reka busohore mu izina rya Yesu. Rengera ababyeyi babwiye kubyara no guheka, reka bisohore mu izina rya Yesu. Rengera abasore babwiye amafaranga, ababwiye urushako rwiza, ababwiye akazi keza, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Mana kuko utarobanura ku butoni. Ndagushimiye Yesu kuko utareba nk'uko abantu bareba. Ndagushimiye Yesu kuko wita ku batagira shinge na rugero, abasuzuguritse, aba bantu banegura n'abagaciro mu maso yawe. Mu izina rya Yesu reka abone barengerwa nawe Mana, reka babone ineza yawe, reka bakurwaho igisuzuguriro, reka bakurwaho umwambaro wo kwirabura. Mu izina rya Yesu Kristo ibyabarwanyaga byari bibatugarije. Farawo yarabagose, Farawo yarabasatiriye, ariko ongera ukureho amagare Mana ku nziga zayo, ongera ukureho inziga ku magare ya Farawo, ongera Mana ubarengere, inziga zongeye zikurane biruhanije kuko bizeye ijambo ryawe. Reka batungurwe, reka batungurwe n'igitangaza ubasha kubikora Mana. Tukiri muri aya materaniro mu izina rya Yesu ubasha gutungura, ubasha gutungura ababyeyi turi muri iri teraniro Mana, ubasha gutungura abagabo, ubasha kubaka ingo zari zigiye gusenyuka. Mu izina rya Yesu ubasha gutanga agakiza ku bantu bari barabaye baruharwa, bari barananiwe kubaka kubera ibyaha, kubera kwikakaza. Ubasha guhindura imitima yari yarishize hejuru ikongera igaca bugufi, ubasha guhindura Mana. Mu izina rya Yesu uyu munsi reka Farawo afata ubusa, reka ababyaza ba Farawo bafata ubusa. Mu izina rya Yesu Kristo reka dusingira igitangaza. Umuntu wese waje gusenga uyu munsi reka abone igitangaza cyawe. Urakoze, ndagushimiye nanjye kwambashije kugera aha hantu. Reka nanjye nakira igitangaza, reka nanjye nakire gukira, reka nanjye nakira amahoro, reka nanjye nakira ubundi burinzi. Mu izina rya Yesu abatinyaga abarozi reka wongere ubashyiraho uburinzi. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze kutanza uburinzi, urakoze kurinza abana bacu, urakoze kurinza ingo zacu gusenyuka Mana. Urakoze kurinza abari bari mu kazi, bari barimo bagambanirwa kugira ngo birukanwe. Urakoze kubarengera Mana, urakoze kubashingiye igiti. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze kurengera abakobwa bamaze iminsi basengera ubukwe. Ndagushimiye Mana kuko ukuye Farawo imbere yabo. Icyubahiro ni icyawe. Urakoze Yesu, nuhabwe icyubahiro kuko wumva gusenga no kwinginga kwacu. Tugukomeye amashyi tugushima mu izina rya Yesu.